Mining Bros. Icyo twe tubagezaho ni updates ndetse n'amakuru y'ingenzi mukeneye kumenya ku bijyanye na mining. Uyu munsi nifuje ko twareba kuri mining ya Delta. Delta iyo bigeze muri kino gihe abantu bashyiramo ama update ariyo bagora, ugasanga birimo birabasaba ko bakora uninstall. Iyo ukoze uninstall uba logged out ya account yawe. Ni iki kiba rero? Kugira ngo wongere usubire muri account yawe, hari ikintu abantu kiri kubagora cyo kwa accessinga security code. Yes. Ku bantu bongeyeho security cycle, ku bantu bafite security cycle bashyizeho umuntu kuri security cycle, hari uburyo usabamo code, then ugahamagara wa muntu bakamubwira ati ndebera code nongere ninjire muri account yanjye, agire mining cyangwa se nongere ngire access kuri account yanjye. Bikorwa bite rero? Uza hano kuri Delta yawe ukanda kwinjira ugategereza. Aha rero bahita bagusaba gushyiraho nimero ya telefone. Ibyo ni ibisanzwe n'ibyo kwiyandikisha hariya baguhingutse. Uraza ugahitamo Rwanda, ushyiramo nimero zawe. Then next step, step ikurikiraho ni ukuverifyinga start to factor verification. Izino verification ni ebyiri. Verification ya mbere ni iyo ngiyo waka security code. Ukayaka umwe mu bantu washyize muri security cycle yawe. Bigenda gute? Ukanda hano kuri start to factor verification, bahita bakubaza muri bano bantu babiri ninde watumiye. Nkanda hano kuri who, then nkande generate security cycle. Ku muntu natumiye nawe icyo akora, nawe ajya muri application ye ya Delta. Ajya muri application ya Delta, yagezemo akanda hano hasi mu nguni y'iburyo, ahantu handitse menu hari uturongo dutatu dutambitse, akaza akabona ahantu handitse provide security. Ukanze kuri provide security, ukandaho inshuro ebyiri kuri wa muntu ushaka kubona security code. Ukandaho inshuro ebyiri. Iyo ukanze inshuro ebyiri urabona bakweretse iriya code uhita uhamagara uwo muntu ukamubwira akayishyiramo. Noneho rero code murabona ko ayibonye arayinyohereje. Nanjye icyo nkora ni iki? Ni gushyiramo ya code. Akanda next step. Iyi step irangiye uhita ujya kuri DSMS verification. DSMS verification ni ya verification, isa nka ya verification undi ukora mbere iyo uri kwiyandikisha. Wohereza nimero hanze hano, aho ujya kuri Global Universal. Mu Rwanda ntaziba zihari. Ujya kuri Global Universal ugahitamo hagati ya Hong Kong na Britain, aho babonye bari active cyane. Kanda next step. Amara gukanda next step, iyo uje hano ushobora kohereza kuri SMS cyangwa kuri WhatsApp. Akenshi waje kuri WhatsApp kuko nibyo biba byoroshye. Nibyo biba byoroshye. Kanda kuri WhatsApp, kohereza confirm, ukaronshinga WhatsApp program.
kohereza ano magambo. Iyo umaze kohereza uhita ugaruka hano ugakanda I have sent string. Ugakanda kuri I have sent, utegereza akaza verification. Hano na verification ibaye successful. Ubu ngubu ndongeye ngarutse ku murongo. Urabona ko account yanjye nongeye nkayigarura ku murongo. Bari barampagaritse gukora mining, nkaza ngakora gukora mining bisanzwe. Yes, ubu ni uburyo buri gukoreshwa ku bantu baruzinze access kuri account zabo. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane ni ukwita kuri aka kantu bita security cycle, ugashyiramo abantu wizeye ko wahamagara anytime, ufite nimero zabo, ufite access. Mbere yo kujya gukora ino verification, uramuhamagara ukamubwira ati ngiye gukora verification, utumereza security code, akayibura. Ntabwo kuzuza security cycle ntabwo ari ukugira ngo mining rate yihute, nta kintu byongera. Ni ukugira ngo anytime uruzinze access uzo kongera kubona access. Urabona ko nta muntu wongeyeho, account yawe yabigiye. Mbere nubwo batanze ubuhuru, mbere hari uburyo washyiragamo universal code yari amazeru gusa, access kagaruka. Rero byaje kurangira, byagezweho birarangira. Ubu ngubu none usigaye gukoresha security cycle. Yes, abantu bakerensa bino bintu nuko bimeze. Abantu bakerensa bino bintu nuko bimeze kabisa. Ibindi bijyanye n'ama features arimo hano byose ndaza kubibasobanurira iminsi iri imbere. Ndabaha indi video bisobanura neza